ababyeyi benshi cyane bagiye batubwira ko bafite ikibazo mu kwereka abantu ibintu bijyanye abana babo ibintu bijyanye na tenses. Umwana akamubwira ngo fata nk'inshinga verb to be, ngo ntajya afata ngo wenda ngo I am, gutyo gusa biri aho ngaho. Ariko uyu munsi iragira ngo nkwerekere no wenda ku nshinga itandukanye, ikintu ushobora gukora ku nshinga cy'ibanze. Mbere na mbere ugomba kubanza ugasobanurira umwana icyo bita subject. Subject ni abantu bari gukora ibikorwa, urugero ni njye, I, ni you, wowe, ni he bishatse kuvuga we, ni she bishatse kuvuga we ariko ari umuntu w'umukobwa, mu gihe hano ari umuhungu. It bishatse kuvuga ikintu, ku kintu cyo, ku kintu nyine. Hanyuma ugahita uza no kuri we bishatse kuvuga twebwe, you mwebwe, hanyuma ukajya kuri they ushaka kuvuga bo, abandi nyine bo, sibyo? Ibi rero iyo umaze kubyereka umwana, noneho uraza ukareba wenda ukavuga uti ngiye konjiga inshinga wenda to eat. Nta bintu rero biri bukuvune ufite ahangaha, uraza ukureho kano kantu, umwigisha ari gukuraho kano kantu agasigarana eat, noneho agatangira guhera kuri subject ya mbere avuga ati I eat. Hamaze kubibona, dore ni kariya kabanga konyine kaba karimo I eat. Hanyuma ugakomeza ushyiraho ka gace kasigaye, you eat. Murabona ko ariko ndi gushyiraho gusa she. Eat. Murabona ko ariko gusa ndi gushyiraho eat. Ibi ngira ngo murabibona. Noneho rero kwitonda ugeze kuri he, kuri third person pronoun he, she na it, aho ugomba kwitonda, kuko ikintu cya mbere uba ugiye gukora ni ukureba ku nshinga ziherwa n'izi ngombajwi. Iyi ngombajwi ho turashyiraho s, uku nguku. Ubwo tube tugize I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat. Urabona bya bintu ntabwo bikomeye, rero ushobora gufasha umwana wawe. Gusa hagati aho nshobora kukwereka, nshobora gukomeza nubwo mba ntashaka ko video ziba ndende.